Uyu munsi ngiye kubaganiriza ku mabwiriza ababyeyi baha abana babo ariko apfuye, ashobora kugira ingaruka zitari nziza mu buzima bwabo buzaza, cyane cyane mu rwego rw'imitekerereze yabo, icyo twita psychology. Mwa babyeyi mwe, namwe abatarabyara, reka twemeranywe ku kintu kimwe: kurera birarushya kuruta kubyara. Icyiza kirimo ni uko umwana uko umurera bikugoye byivanga n'uko agenda akura. Imvune kurera bigutera ntuyibone cyane, kuko uryoherwa n'uko agenda akura. Icyo ugomba kuzirikana ni uko umurera akiri muto nibyo birema uwo azaba we amaze gukura. Aha rero tugiye kuganira ku mabwiriza nakwita atateza ikibazo, mu gihe ababyeyi bo iyo bayaha abana baba bazi ko nta kibazo azateza, ahubwo baba bazi ko ari uburyo bwiza bwo kubayobora. Ntabwo baba bazi ko azateza ingaruka mu myaka y'umwana iri imbere, cyane cyane amaze gukura. Mbere yuko twinjira muri aya mabwiriza, niba utarakora subscribe kuri iyi channel, wabikora nonaha, hanyuma ugakora ku nzogera kugira ngo video dutegura ze kujya zigucika, zijye zikugeraho mu imbere. Ibwiriza rya mbere: kubwira umwana ko kuregana ari bibi. Ababyeyi benshi nanjye ndimo tuziranye neza ukuntu kuregana bizengereza ababyeyi. Iyo umwana akomeza aza kubwira ati runaka akoze iki, runaka akoze iki, runaka akoze iki, dore runaka afashe iki, dore runaka yishe ibi, birazengereza. Ikintu gitangaje ni uko aho kugira ngo wite kuri icyo kintu, akenshi usanga ucyaha umwana ngo ntukaregane iyo aje kukuregera mugenzi we cyangwa undi muntu wese abona ko yakoze amakosa. Impamvu umwana aza kwirukira akubwira ni uko abazi ko icyo kintu undi yakoze atari cyo, kandi ko ari we wabasha gucyaha uwo muntu wundi wagikoze. Iyo utabihaye agaciro kandi wenda bigafite rimwe na rimwe, bigira ingaruka ebyiri. Iya mbere ni uko icyo yakuregeye ukagitesha agaciro, nawe azagikora, kandi nukimuhanira azagifata nk'aho umurenganije. Ingaruka ya kabiri ni uko igihe ahuye n'ikibazo, haba ihohoterwa yakorewe cyangwa se kunyuzurwa ku ishuri cyangwa kugirirwa nabi n'abandi bana, arabiceceka kugeza igihe azibonera igisubizo gishobora kuba cyaba kibi. Ikindi, hari igihe uba ukeneye kumenya umuntu wakoze amakosa neza igihe abana bari benshi cyangwa uwabikoze yihishiriye. Nyuma y'ibyo aba yarabonye, ntashobora kuguha amakuru kuko wenda adashaka kumenera abandi bana ibanga, cyangwa se n'ubundi kuko atekereza ko utakwizera ibyo avuga. Ugasanga niba hari ikibazo wari ugiye gukemura, biranze kuko amakuru wagombaga guhabwa nawe utayabonye. Ikirenze ibi rero ni uko uyu mwana bizamugiraho ingaruka amaze gukura. Ashobora kuba umuntu utabasha gukiranura abandi cyangwa gukemura amakimbirane, ndetse akaba atabasha no gutanga ubuhamya cyangwa ngo arege umuntu wamugiriye nabi mu rukiko. Icyo wari ukwiriye gukora ni iki? Mbere na mbere ni ukubanza kumva icyo umwana arega mugenzi we cyangwa umuntu uwo ari we wese, hanyuma ukagisesengura mwicaranye muri kumwe, ukareba niba ari ikintu gikwiriye kuregerwa cyangwa nimba atari ikintu kidakwiriye kuregerwa. Hanyuma ukamubwira ko amakuru aguhaye ari meza cyangwa ko bitari bikenewe. Ikindi ni uko aramutse aguhaye amakuru meza, ukwiriye kumushimira kubw'icyo kintu cyiza akoze, kugira ngo ubutaha namara kumenya gutandukanya ibikwiriye kuregerwa n'ibidakwiriye kuregerwa, ntazagire impungenge cyangwa se rutangira mu kuba yatanga amakuru akeneye gutanga. Icya kabiri: kubwira umwana ko adakwiriye kugaragaza amarangamutima ye mu bantu, nko kurira cyangwa kuvuza induru. Ibi bikunze kugaragara cyane iyo umubyeyi yajyanye n'umwana ahantu hari abantu benshi, nko mu birori cyangwa mu isoko, nk'umwana akarira cyangwa akigaragambya, kuko umubyeyi atekereza ko abandi bamufata nk'utarareze cyangwa utazi gucyaha abana. Yihutira gucecekesha umwana aho kumubaza icyo abaye. Ibi bikababaza umwana ku buryo ashobora no guteza akavuyo karuta ko yateje arira. Niho rero wihutira kumukubita, kandi n'ubundi yibereye mu bubabare. Icyo uba ukoze ni iki? Uba ugaragaje ko igihe cyose ari uri mu mafuti, ko ntawitaye ku bimubabaza, kandi ko uko yiyumva nta gaciro bifite nk'uko wowe umuntu mukuru wiyumva. Mu yandi magambo, amarangamutima ye nta gaciro afite imbere y'imyumvire yawe. Mu gihe kizaza, uyu mwana abaho nta cyizere agirira ababyeyi be, cyane cyane agahora ashidikanya ku rukundo rwabo kuri we. Ikindi, aba hari umuntu ugira umujinya ukaze, utizera abandi. Ikindi kandi nanone, ntita ku marangamutima y'abandi. Icyo rero ukwiriye gukora ni ukumwigisha ko akwiriye kugaragaza amarangamutima ye mu buryo butabangamiye abamwegereye. Urugero, nk'iyo umwana arakaye akamenagura ibintu, uba ugomba kumwigisha ko uburakari bwe agomba kubuyobora, ko kwangiza ibintu atari cyo gituma yumva, kandi ko ibyo yangije bitagaruka nyuma yo gushirika umujinya. Ibwiriza rya gatatu ababyeyi baha abana babo kandi ripfuye, ni ukubwira umwana ko agomba kugira amanota ya mbere, ndetse ukarenzaho ko natanayagira ntacyo azigezaho. Ibi rwose si byo. Yego, ni byiza ko umwana ariko si ngombwa ko aba uwa mbere igihe cyose. Ubwo ngo nimba bitagenze uko nguko, ubwo umwana azaba imbwa. Umva mubyeyi, kugira amanota menshi si cyo kigaragaza ko umwana ari umuhanga. Nagiye nigana n'abantu benshi bakanza imbere mu manota, ariko byaba ngombwa ko uwo muntu ahagarara imbere y'abantu ngo asobanure ikintu runaka, bikamunanira burundu. Akiga kaminuza ariko akaba atabasha no gukora interuro mu rurimi rw'amahanga, kandi mu by'ukuri arirwo yizemo. Ikindi babyeyi, wowe cyangwa abo muziranye bose ibyo bagezeho nuko bagiraga amanota menshi? Ndibaza ko usubije ngo hoya.
nuko rero umwana ushobora kumushyira ku gitutu cy'amanota agakora iyo bwabaga kugira ngo ayabone, harimo gukopera, kwiba ibizamini ndetse no gucura indangamanota. Abana b'abakobwa ho biba bibi kurushaho kuko bashobora no gutanga imibiri yabo kugira ngo babigishe babahe amanota bifuza. Umwana nk'uyu iyo akuze akura azi ko ibintu byose biharanirwa kandi ko ari we wenyine ukwiriye gushyirwa imbere, igihe cyose ahora ahanganye competition, ndetse rimwe na rimwe iyo bitagenze uko abishaka ahohotera abamugiye imbere. Icyo ukwiriye kwigisha umwana ni ugukora iyo bwabaga akagira amanota meza, kandi ukibuka kumubwira ko ari we bizagirira umumaro. Ntukwiriye kwigisha umwana guhangana n'abo bigana, ndetse ntukwiriye no kumugereranya n'abandi bantu abo ari bo bose bafite aho bahuriye, kuko ibi ngibi byangiza icyizere yigirira ubwe mu myaka izaza. Ikindi, umwana agomba kumva ko ayo manota atari wowe wagiye kuyakorera, ahubwo ari aye bwite. Ikindi kintu umubyeyi aba akwiriye gukora ni ukwicarana n'umwana igihe azanye indangamanota idashimishije, mukaganira ukumva imbogamizi yahuye nazo, hanyuma mugafatanya kuzishakira igisubizo kugira ngo ubutaha bitazasubira. Niba kandi ntazihari, umucyaha umwereka ko ahayitwaye nabi, nimba biri na ngombwa ukamuha n'igihano kugira ngo ubutaha atazongera. Ariko ntiwibagirwe kumubwira ko umwizeye azabishobora, ndetse ntiwibagirwe no kumusengera nimba umwana waramutoje gusenga. Icya kane ni ugutoza umwana ko igihe akoze amakosa agomba kwamburwa icyo akunda. Mu mirerere habaho ibintu bibiri: gushimira umwana nko kumutera akanyamugabo mu byiza yakoze, cyangwa kumuhana mu rwego rwo kumubuza kongera gukora amakosa. Igihembo cyiza ku mwana wakoze neza ni nko kumuha ikintu ashaka, nko kumugurira imyenda cyangwa kumugurira yawurute cyangwa n'ibindi bintu ashaka. Igihembo kibi ni ukumukuraho nk'ikintu yanga, urugero nko guhagarika gahunda yari isanzwe yo gukora etide mu masaha ari mu rugo kuko abikora yivovota. Noneho umwana wakoze amakosa, kumuha igihano cyiza ni ukumuha nko gukora umurimo yanga gukora, urugero nko koza ibyombo. Naho igihano kibi ni uguhanisha umwana kumwambura ikintu akunda igihe akoze amakosa, urugero nko kuba umwana yatsinzwe mu ishuri ukamwambura igikinisho cye cyangwa ukamubuza kuzongera kureba televiziyo, kuko iyo umwambuye ikintu akunda uba umwigishije ko ufite ububasha ashobora gukora icyo ashaka kuri bagenzi be. Icyo wakora ahubwo ni iki? Ni uko amakosa atagambiriwe adahanirwa. Icyo tucyumve kimwe, ni ukuvuga ko umwana nimba yakoze amakosa atari abizi cyangwa se wenda byamutunguye, ni ukumwereka neza inzira yakagombye guca cyangwa icyo yari gukora kugira ngo icyo yakoze nk'ikosa cye kuba cyabaye. Ikindi, nimba bibaye ngombwa ko icyo yakoze ukimuhanira, ugomba kumuha igihano kimuha umwanya wo gutekereza ku ikosa no gufata umwanzuro wo kwisubiraho. Nk'uko twabivuze hejuru, igihano cyiza ni nko guha umwana umurimo. Iyo umuhaye umurimo uko arushaho kuwukora atanabishaka, ariko aba arimo aratekereza impamvu yakoze ikosa ndetse n'uburyo yakwisubiraho. Erega ni nayo mpamvu habaho igihano cyo gufungwa ku bakoze ibyaha, aho kubahondagura bababaza imibiri, babaha umwanya wo kuba bicaye ahantu hamwe batekereza kuri ya makosa bakoze. Ndetse ni n'uburyo bwiza bwo kubaha amahirwe yo kugira ngo igihe azaba arangije igihano yahawe atazongera gusubira gukora iryo kosa. Bwize rya gatanu kandi ritari ryiza ku bana, ni ukubwira umwana ko atagomba kwimana uko byagenda kose. Ni ukuvuga ko ategetswe gutanga ibye cyangwa ibyo akeneye nawe kugira ngo ashimishe abandi babimusabye. Si byiza gutegeka umwana gutanga ibintu bye ngo kuko abandi bana babiririye, kuko ntatekereza ko nubwo wifuza ko umwana wawe agirana ubusabane n'abandi, ariko ntiwifuza ko aba buntu butiza urugi cyangwa ngo abe wa mwana abandi bana babonerana. Icyo wakora ni ukumwigisha ko niba hari umwana wifuza kwitiza igikoresho cye cyangwa igikinisho cye, niba bitamubangamiye yajya agitanga. Babyeyi bagenzi banjye, kurera biravuna, ibyo tubiziranyeho. Niyo mpamvu The Image yifuje kubasangiza amwe mu mabwiriza tudakwiriye guha abana bacu, kuko mu by'ukuri atabafasha, ahubwo abaha indi shusho itandukanye n'iyo wowe nk'umubyeyi wari ugambiriye. Ibisobanuro ni ngombwa nubwo dutekereza ko abana bacu batabyumva, ariko burya barabyumva, ahubwo iyo bakiri bato babyibagirwa buri kanya. Bisaba guhozaho. Niba iyi video hari ikigufashije, kora like ndetse uyisangize n'abandi babyeyi muziranye ukoze kuri share. Ikindi, niba utari wakora subscribe, bikora ubu, ukore ku nzogera kugira ngo ibyo tugutegurira byose ujye ubibona mbere y'abandi. Mukomeze kugira ibihe byiza. Mwari kumwe na Faustine. Kurikira The Image.